iyo ari wigaba buriya mu bihe by'intambara abasirikare bato bakora uko bashoboye kurinda umutekano no gusigasira ubuzima bw'umukoroneri wabo. Kubera iki? Kuko gahunda zose z'intambara, strategie zose z'intambara, imipango yose y'intambara niwe ubayifite, niwe ubabwira ati nimunyuraha, abamajoro munyuraha, abariyetona munyuraha, abakapiteni munyuraha, abameni munyuraha, niwe uba afite road map yose na master plan y'intambara. Iyo rero umwanzi mwivuganye ubwo biba bipfuye, bagwa imishwari nyine bagatatana. Abakirisitu nibamenye yuko ni igisirikare cy'Imana kigomba kugota kikarinda uyu mukoroneri wabo, uyu mugaba wabo wa batayo y'Imana, kuko naba mu mwanya kugira ngo bahubwo bamutereza grenade umwanzi bafashe umwanzi, bazahita umwanzi namwivugana n'ubundi itorero rizasenyuka. Mu bintu Imana yangiriye ubuntu, narwanyije ikintu cy'amacakubiri y'amatorero. Kuko amatorero, umuntu yatangiraga itorero, Imana yamuha umugisha, abantu batangira akumva yabaye igitangaza, agatangira gusebya andi matorero, nabisanze Butare. Ariko natangiye kujya ntegura ibiterane mu mafaranga yanjye, nkabahamagara bose. Nta mupasitori Butare utarigeze aza muri katedrali kuvuga ubutumwa, ariko nashaka kubaha ubutumwa ngo turi bamwe, turi igisirikare kimwe cy'ubwami bw'Imana, duhangana n'umwanzi umwe. Imana yambwiye ngo yaba warubizi ngo uri hagati mu rugamba rurigata ubusa, nudahaguruka ngo wambare umwambaro, ubunebwe nta mugisha yabona yawukura yese. So rero ntitukagendeye muri icyo cyuka na teoloji iri fake yo kuvuga ngo umuntu w'Imana aguma, ntabwo ari byo. Ku buryo rero ngo indimi eshanu z'urukundo, yango ku gatabo murakazi nibagiwe hoteli, ariko ngo indimi eshanu z'urukundo, 5 langages d'amour, 5 languages of love. Iya mbere ivuga ngo ujye ugira igihe cy'agaciro, quality time, na mugenzi wawe n'umuryango. Nagerageje uko nshoboye igihe gito uko cyaba cyose, ari mu rugo, ibyo nkora, ibyo nganira n'umugore wanjye n'abana, nkareba ngo ni igihe kigize akamaro uko cyaba kingana cyose, mukibyaje umusaruro. Naba musohotse mukajya hanze mukarya hamwe, naba baguriye twa kado, naba umugore wanjye arwaye atameze neza, abagore baratubyariye baraduhekera imigongo yabo ugasanga umwe ntimeze neza, ugasasa uburiri, ugatunganya, ugakora utundi dusuku. Utwo ni utuntu nunamagamo nkadukora nyine nta kibazo mfite, ko Imana yangiriye neza ikampa imbaraga, ikampa Esiteri wawe undi wa muporoso w'umwaka w'Igahini yari yarabitwigishije gukora imirimo yose, kandi nkaba agahungu keza kazaba gapasitori. Umunsi niho tutafata, ariko se ubundi none se ubundi tumaze iki ababyeyi b'inararibonye? Ubundi tumaze iki? Kari icyo ngicyo ubundi ko ari wo murimo duhamagaye wo kubaka bato. Mu bintu Imana yashyize ku mutima wanjye, ni ikintu cyitwa kubaka ubuyobozi, abayobozi bato. Ni ntuza rwose, n'ubu ahangaha ubona ahangaha Imana yaduhaye, mu bintu bya mbere nshaka kuzatangiza n'ibyo rwose. Buriya busitani wabonye, buriya ndiyo ndabisengera, ariko icyo bita mentoring na coaching na leadership development ni ibintu bikenewe cyane, ndetse si no mu bintu biri spirituel gusa, ariko n'imibereho nk'uko nakubwiraga. Ukuntu buriya Satani yihaye gusuzugura itorero ry'Imana n'abakozi b'Imana, gatsinda bamwe bashatse kwigiranya n'ab'isi ngo bagende bapinganwa, ngo ageze kuri jipe nanjye ndayigura, ageze kuri V8 nanjye ndayigura, ageze kuri Range Rover nanjye ndayigeze kuri etage nanjye ngomba kwiyubaka. None ugasanga ni ugupinganwa, kandi muri domaine
badahamagariwe n'ubundi Imana yabiguha kwira bifite. Reka tubasuhuze mwese abadukurikiye muri uyu mwanya, tubasabira umugisha w'Imana kandi tuvuga tuti data n'ukuri abahaza uburame birakwiriye ko murama kugira ngo mubashe guhamya imirimo y'Imana. Ngiye nitwa Ikuzo Emmy, tubana kenshi mu biganiro bitandukanye, ngira umugisha wo kubana namwe nanone muri uyu mwanya. Mbasabiye umugisha n'ukuri, Imana ibahe umugisha. Abari mu masaha y'igitondo mugira igitondo cyiza, abari mu masaha y'umugoroba umugoroba mwiza, hanyuma bari ku masaha y'amanywa ababonye iki kiganiro ku manywa mugira igicamunsi cyiza. Tugira abakozi b'Imana batandukanye tuganira kugira ngo badufashe batwubake. Buri utaganiye n'umusaza ntumenya ibyo so yasize avuze cyangwa sogokuru wawe. Rimwe na rimwe rero iyo dutekereza ku bakuru nuko aba ari ibitabo, kandi ibitabo bibitse byinshi bizadufasha. Dukora ibiganiro bitandukanye ariko bitujyana mu ivugabutumwa cyane cyane. Uyu munsi turi mu kiganiro cy'umuryango ariko n'ubundi gihura n'iyobokamana kugira ngo bibashe kudukomeza, turebe abakuze mu mwuka, bakuze mu mubiri bahereye. Hanyuma rero ndi kumwe n'umubyeyi, ndi kumwe n'umushumba mu mwuka no mu mubiri. Turi buze kuganira ndetse na Mama Ganza we muramuzi, turi kumwe tubana kenshi mu biganiro bitandukanye by'umuryango, ariko noneho muri uyu mwanya tugiye kubakira birumvikana, ariko Mama Ganza turi buze kumuha uburyo bwo gusengera umushumba amutwakirire. Uri umuntu mukuru aba ari umuntu mukuru. Hanyuma rero hari abantu dushimira bakoze subscribe, Imana ibahe umugisha. Nawe utarayikora uyikore kugira ngo tuganire cyangwa se dusangire byinshi by'umumaro. Nkunda kubabwira nti abantu kenshi baje kuri YouTube musanga bagiye muri entertainment, ariko ni byiza mugomba guseka, ariko mujye mureba nibibatunga mu buryo bw'umwuka. Hanyuma rero ukoreshe ya kuko niyo nkunga ikomeye uraba uteye iki kiganiro. Munyemere twakire umubyeyi turi kumwe, Jolie Mama Ganza umuganwa, yose ndayavuze. Atwakirira umushumba hanyuma tuze gutangira tuganira nyizina tubahe na topic uyu munsi. Karibu Mama Ganza. Murakoze cyane. Naye ndabasuhuje mu izina rya Yesu, mbifurije amahoro aho muri hose kandi mbasabiye umugisha. Muri abantu b'umumaro cyane kuri twebwe, muri abafatanyabikorwa beza, muri umugisha wacu. Mudufasha muri byinshi, mutuma umurimo tuwukora twumva dushize amanga, mutuma tuwukora twumva dufite izindi mbaraga muri imbaraga zacu, niko mpora mbabwira. Imana ibahe umugisha mwese aho muri, abakora share, Imana ibahe umugisha wa subscribing, Imana ibahe umugisha abakora like, abakora, kuko icyo tugamije nuko ibiganiro ducisha kuri iyi channel cyangwa kuri uyu muyoboro, icyo tugamije nuko hagira uwo kigeraho Imana yagiteganirije kikamugirira umumaro. Yaba ari umuto, yaba ari umukuru, yaba ari uwanyuze muri ibyo bihe byo tuba tuvuga, yaba ari uzabinyuramo, ariko bigatuma hari icyo natwe tuzaba tumariye uwo muntu. Njya nkunda kubivuga ngo ntabwo turi abadasanzwe cyane, turi abantu, turi abakozi b'Imana, turi abana b'Imana, duharanira cyane gushyira itafari kurya abandi nabo bagenda bashyiraho mu buryo bwo kubaka umuryango n'ibindi byose n'izindi nzira zose nziza zatuma umuryango nyarwanda ndetse n'abandi bose badukurikira bashoboye gusobanukirwa ubutumwa umera neza. Imana rero duhana umugisha, tunejejwe cyane uyu munsi n'iteka Imana yaduteye ryo kubana n'umubyeyi wacu, umubyeyi dukunda cyane, umubyeyi nishimira cyane. Uyu munsi kuri jye ni umunsi udasanzwe kuko dushoboye kubana n'umubyeyi. Imana yo mu ijuru ibahe umugisha. Nzi ko muri bwunguke byinshi cyane kubera uyu mukozi w'Imana wo turi kumwe ari buze kubibwira. Yenda hari n'abandi bari bunezezwe nuko basanzwe bamuzi, bakaba banejejwe no kongera kumubona imbere y'amaso yabo. Rero mbere yuko tumwakira, reka tubanze twiyegereza Imana, aba ari we mushyitsi mukuru dutumira, Mwuka Wera ndetse na Yesu Kristo, kugira ngo ibiganiro byo turi bugire bize kugira ireme. Turakubashye Mwami w'abami, tuguciriye bugufi cyane, dupfukamishije amavi y'imitima yacu, turagushimiye kandi turaguhimbaje kubw'ineza n'ubuntu bwawe kuri twebwe, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Amen. Tugushimiye ko uyu munsi wawuremye ukawutugenera kugira ngo tunezererwemo. Turagushimye ko Mwami ibyo wateganije byose tuzacamo byiza by'uyu munsi turimo tubibonesha amaso yacu ahabwe icyubahiro. Tugushimiye ko turi imbere y'amaso yawe, tugushimiye ko twongeye kuboneka imbere y'ubwoko bwawe,
mwami turaguha icyubahiro cyane ku umuteguro wawe ni mwiza cyane kandi turawishimiye uhabwa icyubahiro. Ibiganiro byose byo dukorera aha rero mwami w'abantu ntabe ari twebwe uri buvuge, ntabe ari we uyoboye gahunda, ntabe ari we mbese mwami, ntabe uwo ari we wese ntagire ugaragara, hagaragara Imana Data, hagaragare Imana Mwana ndetse na Mwuka Wera. Rero ubuyobozi bwawe Mwuka Wera nibwo bwonyine duteze amatwi yacu, twizeye kumva gusa icyo Mwuka w'Imana tubwira kandi akanacyo natwe twubahiriza. Umukozi wawe guhora ku ngoma niwe wamuteguye, niwe ufite message wamuhaye cyangwa ubutumwa, ndetse mwami tugushimiye ko buri busohore nk'uko Imana yabiteganije. Mwami w'abami, tuzi neza ko wamusize, tuzi neza ko wamuhamagaye, tuzi neza ko yicaye mu ntebe y'uwawe ubwawe wamuteganirije. Nta doubt, ntabwo dushidikanya kuri icyo ngicyo. Habwa icyubahiro rero ko agiye kutugaburira ibyo wemeye ko atugaburira, kandi bitunge ubugingo bwa benshi ndetse n'ibitekerezo bya benshi, kandi tuzi ko hari impinduka iri bubeho nyuma y'uko twumva amagambo meza yashyize muri we. Icyubahiro n'ikuzo bibyawe, shimirwa buri wese dukorana umurimo kandi umuduhera umugisha, natagwa isari azasarura. Komeza kutubera Imana natwe twebwe ku izina rya Yesu. Amen. Wow. Rero Dadi turabakiriye cyane, tunejejwe no kubana namwe uyu munsi, tudatindiye abantu ziko hari amatsiko menshi bafite. Turabasabye ngo mubasuhuze, mubibwire, bamenye umubyeyi tugiye kuganira nawe kuri babandi batabazi, ariko ababazi nabo banezezwe no kubana namwe muri iki gitaramo. Imana ibahumugishe. Karibu. Akoze umukobwa Jere wanjye nkunda kandi nagize akanya gato ko kurera, ariko tukaba n'inshuti zikomeye muri Kristo Yesu. Amen. Umuntu agira abana ariko no mu bana hakabamo inshuti, niko nabibonye ko twahuje mu mwuka kandi nsangwa ndi n'umubyeyi wawe mu maraso. Imana ihabwe icyubahiro uko dufatanyije urugendo rwo kujya mu ijuru. Ntako bisa. Amen. Ntako bisa kugira uwawe ukunda, inshuti, umuvandimwe, ariko mukamufatanyije n'urugendo rw'ubugingo budashira. Nshimye Imana rero bw'aka kanya, kandi namwe mbashimira kuntera iteka ryo kuntumira ku kiganiro nk'iki, kuko nk'umubyeyi hari benshi bakabaye batumirwa, ariko Imana yangiriye ubuntu kugira ngo aka kanya tugasangire. Nabatindiye, nitwa Nasani Gasatura, nkaba ndi umushumba mu itorero Anglikani cyangwa musenyeri, nkaba maze amezi make nyuye igihe cy'itegeko ry'umurimo w'Imana muri diyoseze ya Butare, aho namaze imyaka 13 ndi umwepiskopi. Ariko muri rusange nkaba bw'ubuntu bw'Imana maze imyaka 45 mvuga ubutumwa, nkora umurimo w'Imana mu bihugu byinshi sinabijyamo, ariko nanjye nejejwe n'aka kanya no gusangira namwe ijambo rituri imbere cyangwa ryateguye kandi kuri uyu muyoboro w'ikoranabuhanga. Murakoze. Amen. Barakoze Mama Ganza, ndamushimiye ko twakiriye umubyeyi, naho nanjye bampaye ikaze. Mushumba, tugiriye umugisha wo kubana namwe muri iki kiganiro cy'uyu munsi, mukurikije cyangwa se dukurikije ibihe muduhaye, mwakozemo umurimo utoroshye. Ndibuze kugira amatsiko y'ikibazo cya mbere cyo kwibaza ngo mwakijijwe ryari, ubwo ngo mwakiriye agakiza ryari? Nakiriye agakiza mu mwaka w'1976, tariki 18 z'ukwa 12. Ni itariki urazibuka Mushumba? N'isaha nayikubwira kuko nirigire nyibagira uko ubugingo bwanjye bwahindutse ukundi. Hari aho navuye naho nagiye. Wow. Yes. Hari habaye iki cyatumye ufata umwanzuro wo gukiza? Hari igiterane kwa mukuru wanjye, ariko ni birebire, ntabwo umwanya watwemera. Hari binyuremo, ariko muri make nakuriye mu rugo rw'abarokore. Ni kuvuga ngo bari abakristo, ariko mama we yari umurokore w'intangarugero. Hari se wabo wari musenyeri mu itorero Anglikani, ni nawe umwe mu banteye umwete n'ishyaka ryo kujya mu murimo w'Imana. Yari umwe mu bazanye n'abazungu
bazanye ubutumwa i Gahini igihe habaga ububyutse ububyutse mu mwaka w'igihumbi kimwe magana icyenda mirongo itatu na gatanu gutyo, ariko bari baraje imbere gusa imbaraga z'Imana n'umuriro w'ijuru w'umwuka wera wamanutse mu mwaka hagati y'umwaka w'igihumbi kimwe magana icyenda mirongo itatu na kane na gatandatu gutyo, imyaka nk'itatu. ubu rero kuko yari yarize uwo sogokuru ari we se wabo wa mama, yari yarize n'i Burayi, so n'umwe mu babasemuriraga, ariko aba n'umuvugabutumwa, aba n'umwe yabaye umupasitori w'umwirabura wa mbere mu by'ukuri mu Rwanda n'u Burundi, yitwaga Kosiya Sharita, yitabye Imana. Ariko icyo nashatse kumutanga urugero, yajyaga avuga ati Esther mama, ati ndamukunda cyane, ati kuko ni umurokore w'icyuma, atuhora yuzuye umwuka wera. Yari umubyeyi we. Uwo mubyeyi rero yatweretse ubwiza bw'Imana, atwereka imbaraga z'Imana, atwereka ubugingo burenze ubwenge mu mvugo no mu ngiro. Amina. Utinye umubyeyi kurera umwana n'umunyafu mukubita kumva ni umurokore, ahubwo ni wowe rwaserera, nuko nabigereranye. Twabonye Imana rero iwacu, ariko ntabwo byambujije nk'abandi basore kwirwanga njuragira nshakisha ibyo abandi bashaka, urubyiruko rugenzi rwanjye. Kuri iyo myaka 20 yuzuye nibwo nakiriye Kristo Yesu nk'umucunguzi wanjye. Icyo rero nta byibagirirwa, nuko muri jye nahoraga numva mfite umwenda, naramenye ukuri ntandukanye kibi n'ikiza, nzi ko nzarimbuka nintakizwa. Ariko jye bikaba byarananiye mu mbaraga zanjye, ariko nkahora nsaba Imana nkavuga, Mana, mama yarakumenye, Kosiya Sharita yarakumenye, Bishop Kivengeri wambwiye ubutumwa yarakumenye, kuko yari perezida w'inama y'ubutegetsi w'ishuri ryacu, yahoraga tubwira ubutumwa imyaka, n'abandi benshi, n'uwo mukuru wanjye aho narindi. Ndakwinginze ntuzareke ngo ndimbuke, kandi naramenye ukuri. Uwo munsi uri izina, hari byinshi byabibanjije, ariko niwo hari igiterane iwacu bajyaga basengeraho n'abarokore bandi. Nibwo hari indirimbo mukuru wanjye yajyaga aririmba, yari umupiloti, ariko ari umurokore, yagera mu kirere akaremba indirimbo mu Mwami Imana ndakuririmbira. Noneho iyo mbonye ibyo waremye n'ibiganza byawe, ntangazwa n'imbaraga zawe. Barayiririmbye rero uwo mugoroba. Haleluya. Yarayiririmbaga kandi yamaye lifti, nkumva ndapfuye, nkavuga nti indege ikorotse igashya, ikaba umuyonga agiye namanuka nk'akabuye nkitura muri Gehino, mukuru wanjye akazamuka nk'akanyoni akajya mu ijuru, nkumva ndashize. Ariko uwo munsi numvise nduhutse, niyo mbwiye abantu ntibabyemera, nari akantu katavugaga cyane, nari umuntu watinyaga cyane, nari umuntu nako nitinya, ariko nasaga nasa n'uwavumbutse, mvamo undi muntu koko ikiremwa gishya nk'uko ijambo ry'Imana rivuga. Ni umunsi rero ntazibagirwa. Navuze nti Imana, imyaka nononye yabaye yariwe n'inzige, uzayinyiture maze ngukore nivuye inyuma n'ubugingo, ubwenge n'imbaraga. Kandi Imana yaranshoboje kugeza uyu munsi. N'uyu munsi numva nkaho nakirijwe ejo, numva umuriro muri jyewe n'ishyaka, nk'uko Dawidi yajyaga avuga ati numva rintwika nk'umuriro. Rero Yesu yambereye, Yesu ambera byose, ambera uburyohe. Icyo gihe cyane uburyohe birumvikana. Icyo gihe mukiri abasore, hari abasore mwabyirukanye, ubasize mu isi, uhinduriwe amateka n'ubuzima, niko Pawulo yavuze ati ubu icyaremwe gishya. Hanyuma bari abasore mwabanaga, hari abari mu buzima bwo kwiga neza, kuko ikiganiro cy'uyu munsi ni uburere n'ubuvuke. Tuvuga ngo uburere buruta ubuvuke, kubera icyo Abanyarwanda bakoresheje iyo mvugo. Mbere yuko twinjira mu kiganiro nyirizina, bisa naho ari ukugisegura kugira ngo abantu babyumve neza. Hari abasore benshi mwabyirukanye icyo gihe, ubasize mu isi, hanyuma wowe urahindutse, baye cyaremwe gishya. Ubuzima mwari mubanyemo bo batangiye kugufata gute ubasize hariya? Nk'umusazi nyine, kandi nariwe
buriya n'umuntu ntakabitindemwo iyo uhindutse ukaba icyaremwe gishya umutima wawe ugahinduka, ibitekerezo bigahinduka, imyumvire igahinduka, n'umubiri ukanga ukazinuka ibyo wakundaga. Ubaye undi musazi ariko usobanutse w'ubugingo bushya w'umusaraba. None se Paul uragira ngo ababanye nawe bumvaga zikiriho? Rero gusa umuntu uw'intwari aremera bakamwita ibyo bashaka byose, ariko ntabwo byafashe imyaka myinshi. Nagiye kubona mbona abasore bagenzi banjye uko nari umuhanga mu ishuri, nari umuntu usobanutse, ntabwo nari no mu bupagani bwanjye no kutamenya Imana, ntabwo nari urwaserera uteye nabi. Imana yari yarangiriye neza nyine ubwo burere, mfite ingeso nziza, abana b'abaporoso bafite uburyo bizi imirimo baca bugufi. Nari akana gasobanutse ku bw'ubuntu bw'Imana, kwa kundi Imana itegura umuntu nk'uko yateguye Yeremiya ashyira mu nda ya nyina na ba Yesaya n'abandi. Rero kuko abagenzi banjye baranyubahaga, abenshi bagiye bankurikira, abenshi nagiye mbageza kuri Yesu rwose. Ndabyibuka imyaka uko yagiye yicuma, ihindi abantu benshi bagenzi banjye bagiye bakizwa, bambwira bati twakubonye ibi, twakubonye ibi. Mbishimira Imana kuba narabereye imbuto. Amen. Amen. Hallelujah. Kuko nari niyemeje nta gusubira inyuma, kandi icyo niyemeje ni uko nanjye nteye nkijyamo. Songera ngo babona determination, bavuga bati uyu muntu ashobora kuba yarakurikiye ibikwiye. Inzira nzima. Tukiri aho turajya dufata mu buryo buri spirituel, tuze no mu buzima busanzwe. Yega biragendana kugira ngo, kuko buryo umuryango uteguwe neza n'itorero riba rizima, kubera ko bavuye mu muryango umeze neza. Tugira ibibazo kugera uyu munsi n'ubundi by'abantu bagiye barerwa nabi muri education y'umwuka, bagera no mu itorero bakabivanga, ugasanga ibyo biri guteza ibibazo mu isi muri iki gihe. Hanyuma turi buze kure ku mibereho yanyu muri nk'abasore. Icyo gihe hari abigaga, abandi ntibige kubera ubuzima bubi, kandi mwe mwari mu buzima butandukanye n'ubw'abandi batize. Hanyuma noneho tuze kubihuza nanone no kuba ubwo ni imibereho, umva imibereho y'abariya. Hanyuma kandi bakavuga ngo abantu benshi bakunda kuza mu gakiza ngo bari abakene. Abantu basobanutse bazi ubwenge ntabwo igihe cyanyu bazaga mu gakiza. Ninjishi n'abagore, ariko natwe burya cyane cyane n'abagore n'abana. None ugiye muri icyo cyiciro, hanyuma mutwereke ishusho y'icyo gihe kuri bandi bafite imibereho iri hasi, ariko mwe mufite imibereho isa n'igaragara hariya, ariko mwakiriye agakiza. Nta kintu byakoraga, icyo kintu muri rubanda nta kintu byakoraga nk'impinduka. Navuga ngo iki kiganiro mwahisemo gukora uyu munsi, no kuba twumviriza badukurikiye, jye navuga ngo kuri jye ni mwayobowe, mweretswe, kuko ni ikiganiro cy'ingenzi cyane ku buzima bwa benshi, ku buzima ku isi, mu itorero. Nako hari ubwo umuntu abura ijambo mu Kinyarwanda, ariko mu Kizungu icyo bita fondamentale cyangwa fundamental, cy'ingenzi, cyimbitse, kuko umuntu wese kiramufataho, ari umubyeyi, ari umwana, ari icyiciro kindi cy'uburere buruta ubuvuke. Icyo navuga ni icyo nari nakomojeho ku ndero twagiriwe ubuntu bwo kurerwa n'ababyeyi bubaha Imana, ariko b'imfura. B'imfura, Mama Ganzuyu abaziho, kuko n'umwana mutoya, ariko azi Mama azi n'abandi bantu b'Imana n'abatekana ba sekuru, bari abantu b'imfura. Nk'uko wumva mu Kinyarwanda, icyo dushyize imbere kugira ngo twongere twubake, dusane, tuvugurure, dushimangire indangagaciro z'igihugu cyacu, kuvuga ukuri, cyane cyane abo bizagiraho akamaro n'abantu bato. Kumenya icyahetse u Rwanda ni iki, icyatumye u Rwanda ruramba
rukava mu myaka ya kera kuva u Rwanda rubayeho hashize imyaka hafi 1000 irenga. Kuki rwabayeho kugeza uyu munsi rukaba rukitwa u Rwanda, rukaba rugifite abantu barutuye bitwa abanyarwanda? Hari impamvu nyinshi, muri izo z'ingenzi nuko rwagize indangagaciro zihabwa abana, zigahabwa ababyeyi, bakazihabwa n'ababyeyi, kandi bakagerageza kuzinjiza muri bo zigashora imizi. Abo babyeyi, abo bana bakavamwo abayobozi, bakavamwo intwari mu gihugu, bakamenya gutandukanya ibibi n'ibyiza. Ubwo ndabivuga bitari no mu by'uburokore, no mu by'ivugabutumwa, no mu by'ijambo ry'Imana ritarabashyikamo. Hari imfura zigatorezwa mu itorero, bakamenya uko batandukanya ibihemu n'ibyiza, bakamenya abantu uko bakura ari babinyangamugayo, bamenya kuba abadahemuka, bamenya kuba abantu b'intangarugero, bakamenya gutandukanya kirazira n'icyo wakwinjiramo, bakamenya. Iyo urebye ijambo ry'Imana mu mategeko ya Mose, nko mu Kuva igice cya 20 cyangwa Gutegeka kwa 2 igice cya 5, aho amategeko yasubiwemo, bivuga ko urumva ntiwice, ntukibe, ntugasambane, ntukagire mugenzi wawe ishyari, ntukafuze umugore wa mugenzi wawe, ibyo siyo mategeko y'Ikinyarwanda ya kirazira n'indangagaciro. Hari aho bitandukaniye. Besikare ni ukuvuga ko mu Banyarwanda iriya shusho y'Imana, iriya umuntu yaremwemo y'Imana, iyo shusho ni iya kamere, ni y'umutima wayo, ni y'ubuzima bw'Imana bugaragara mu muntu. Nubwo rero yapfuye kubera icyaha, ariko hari intuza yasigayemo, hari agasigarizwa, hariho ibisigisigi byiza, hari akariro kasigayemo gahembera, ntabwo kazimye. Niho ureba rero iyi mico y'Abanyarwanda, niho ubona indero z'Abanyarwanda, niho ubona gutandukanya, ukareba ubudasa bw'Abanyarwanda, ubona n'ayandi mahanga nabo bafite ibyabo. Ariko nashatse kugira ngo mfate akanya gato mbijyemo, nkwereka ko bamwe mu babyeyi bacu rwose bari abantu bari bafite iyo ndero. Iwacu nakuze mama ari umurokore, inzu ihora yuguruye, si uko twari dufite byinshi, ariko imitima yari yagutse ku buryo abantu bose basigaga ibintu iwabo n'ubutunzi bakaza iwacu. Kuko tugiye ku Esiteri kunywa cyayi, yahoraga iri ku mashyiga. Tugiye kurya ibyo ku Esiteri, avuga neza, aririmba neza. Data nawe akaba umucuruzi, akaba ari umuntu nawe weretswe ikintu cyo kwigisha abana. N'umwe mu babanje kwigisha abana mu mwaka w'1930 n'abe bataravuka, yigisha abana ba bene wabo. Byari bimurimo, hari impamvu ziri sindi buzijyemo, hari amateka yabyo, ku buryo iwacu nasanze haza abantu bose b'ingeri zose babaho. Nkibaza se ahandi kongeyeho ugasanga hari abantu banaka, ibigiciro naka bijyayo, atari abantu twebwe ku kiwacu abantu bose baza bisuka, abamavunja, abakire, abatware, abiza, abatiza, abacuruzi n'abakene. Noneho ubwo bituma umwana nyine bya bindi umwana agwa mu iterura, kandi ngo isuku igira isoko nk'uko Abanyarwanda bivuga. Byatumye muri twebwe, muri jye ariko na bene data, ndibaza nta muntu utandukanya n'undi. Umuntu wese twamuhaga agaciro kamwe. Umuntu wese uko yabaga ameze, urabizi ibintu byo kuvangura, uyu ni umuki, uyu ni umuki, iwacu ntibyabagayo. Naje kubibona, mbona indangagaciro Imana yampaye kuva ku babyeyi arizo zatumye n'umurimo nakoze muri iki gihugu nk'ushobora. Amen.
umwe wese jye sinya ntandukanya ninde kandi muri iki gihugu cyacu nibyo bimwe mu bikenewe by'ingenzi. Yes. So wambazaga rero uti byabahaye butumwa ki, byatanze message ki? Kuko ntabwo natandukanyaga, ndi umwe mu babanje kwigira Makerere mu Université y'Ubugande, yari ikomeye cyane igihe kimwe, nta université zindi nyinshi zihari muri aka karere. Umuntu rero ugeze Makerere icyo gihe byabaga ibintu biteye bidasanzwe. Baduhaga akazi usigaje umwaka umwe kurangiza ntuza lisansi, ko twabaga turi bake cyane. Baguhembaga n'umushahara bitaga bumu mu ntuza uri umunyeshuri. Umuntu rero kuba yarageze aho abantu bose bumvaga batetema bahinda agashitsi, ariko nkaza nkabivangamo, noneho ikirokore kijemwo biba amata by'amavuta. N'ubundi nari narabibonye iwacu ko nta muntu warutaga undi muntu wese yari afite agaciro k'Imana yamuhaye. Rero ndibaza ko ntabwo nigeze mbona iryo tandukaniro, ariko icyo nakoze nababereye umusemburo w'ubwiza bw'Imana n'urukundo rwayo. Amen. Mbona Imana nyagora ku ngoma ihindura benshi, imitima myinshi. Bagenzi banjye ku université benshi bakijijwe, abandi bakijwe nyuma narigendeye, ariko bakanyandikira bati wadukoze wasize imvune, wadusizemo imvune, akantu nkako. Hari rwose ndi mu mahanga abantu bajyaga banyandikira, mbishimira Imana rero ku buryo numva ubugingo bwanjye bushize agahinda. Kuko nk'uko ijambo ry'Imana rivuga muri Mariko 12:30 ngo ukundisha Uwiteka Imana yawe ubugingo bwawe bwose n'umutima wawe wose n'ubwenge bwawe bwose n'imbaraga zawe zose. Numva naragiriye ubuntu mu ntege nke, n'ubu ngihangana n'isi n'umubiri na Satani, ariko numva ntacyo nicuza ko ntirokemwe mu kazi k'Imana. Nkumva kugeza ubu numva ari sawa. Muri make gukizwa kwe byagize umumaro cyane, twakundi uko babazaga byagize umumaro cyane mu basore bagenzi. Urumva baramubonaga agasanga si wa mukene nk'uko bazi ko byirikirwamo n'abakene. Noneho barabona basanga naho ari umukire nta bwirasi afite, naranize. Noneho bareba bagasanga ni n'umuhanga, si ukwiga gusa, barigana ni umuhanga. Urumva ko byagize ingaruka nziza cyane ku rubyiruko rw'icyo gihe bagenzi bawe, kubera ko baravuze bati uyu muntu ntiyayobye, ahubwo twebwe nitwe biyobeye. Hari iki murimo, hari iki murimo dukwiye gukurikira, hari icyo yabonye cyiza, kubera ko babonaga agasanga byose byo bakekaga ko ari byo bituma umuntu ajya muri ibyo bintu, ahubwo we arabirengeje. Ni umukire, erega mwarabakire, bari abantu batoroshye. Ntibari bafite byinshi nk'uko yabivuze, ariko mu rwego rwabo bari bishoboye. Ukabona ni umuntu wishoboye, afite ubwenge, yarize kandi arangije arakizwa. Amen. Byagize umumaro ukomeye cyane. Mushumba, kuganira namwe ni ibintu umuntu atakwifuza gusoza nonaha, ku buryo nakwifuza ko twakomeza tugakora n'ikindi kiganiro ubutaha, kubera mufite ibintu byinshi byakwigisha isi. Ngo isi nonaha turimo iri guhura n'ibibazo bimwe na bimwe biri guterwa na education y'abantu babonye. Hari ijambo nsa nibuze gukomerezaho mwavuze ryitwa imfura. Imfura ni ijambo rikomeye. Duse n'abagarutse mu mwuka cyangwa muri cya gice twita spirituel cyane. Uyu munsi isi, nimvuga isi ni uko byamaze ku affect isi yose muri rusange. Dufite abitwa abakozi b'Imana, tutari buze gutunga agatoki. Mushobora kuganira ukabura uburere afite mu buryo bw'umwuka, noneho kibaza ngo abayoboye ari buze kubajyana he, ari buze kubaha iki adafite watabonye. Icyo ni kimwe. Icya kabiri, usibye kuba yarabonye icyo kintu, kandi biragoye kuba muri we ari umuntu ufite ubumuntu, kubera ko nta wabumutoje. Ubwo ni bwa bupfura tugarutseho, nta wabumutoje, bwa bupfura ntabwo. Noneho niyo mpamvu tubuze kuvuga ngo ikiganiro kimeze gutya ngo uburere buruta ubuvuke. Mushumba, kuba mwarakuze neza,
turabikesha ababyeyi cyane baba bareze bakabatoza ubwo burere. Yes. Noneho ubihuze n'uyu munsi. Ese mushumba, iyo urebye uyu munsi tudahise dusubirana hariya mwabyirukanye n'abo mwabyirukanye n'uyu munsi urwego bagezeho, urabona uburere mwabyirukanye cyangwa mwahawe n'ababyeyi banyu murimo murabubona muri sosiyete iriho uyu munsi ari mu buryo busanzwe bw'umubiri n'ubw'umwuka? navuga yuko n'ubundi mu murimo Imana yagiye inshoboza gukora nagiye ngerageza gukora icyo nakwita guhuza no kunganiranya na integration, nkoresheje ijambo ry'uruzungu, kwentegra umuco mwiza ndetse n'agakiza kuko bijyana n'ubundi. Iyo ubibona nk'uko wavuga ngo agakiza ni uruganda, n'umuntu uko ateye ni matière primaire cyangwa raw material, ni ibikoresho by'ibanze byo uruganda rw'umwuka wera rugomba gucura rukagenda runoza, rutyaza, rusukura. Ariko nyine materials, ibikoresho by'ibanze ushyize mu cyuma nizo produit n'ubundi niwo musaruro ubona. Rero nagerageje nshobojwe n'Imana kujya nigisha atari ijambo ry'Imana gusa ngo bari ryo mperaho, ahubwo ukibutsa n'abantu ko indero nziza ari nk'urufatira, ari umusingi. Kandi iyo umuntu arezwe neza cyangwa se akikosora mu bidasa neza no mu mico itari myiza, akarera umwana we neza, niyo ageze mu gakiza bihita bisa n'ibyoroha. Genda byibuka nk'umubyeyi umwe mu bambwiye ubutumwa rwose bakambera urugero rwiza, ibya mama nabivuzeho gato nabikomojeho, ni umuntu witwaga Musenyeri Festo Kivengeri. Yari umuvugabutumwa w'icyamamare, yari umuvugabutumwa ku isi yose, yari umurokore mwiza wera imbuto z'umwuka wera zo gukiranuka, z'urukundo, z'ineza, umurokore ubona nyine ukamwifuza pe. Nanone ni umwe mu bambereye role models cyangwa se icyitegererezo. Festo nagiye mbaririza ibye nkora ubushakashatsi, nza kumenya ko ise nako sekuru yari umutwari ukomeye mu gace k'iwabo. Festo Kivengeri niyo yakuriye, akura ari umwana w'ibwami, akura ari umwana w'ubutwara, akura ari afite umurongo ngenderwaho, akura yigishwa uko imfura zigenda, n'umwana w'umutwara uko yifata, n'ibyo avuga n'ibyo akora n'ingero afata gutyo. Byatumye akijijwe ya raw material yose, ya mateka yose, ya process yanyuzemwo, bimufasha kuba intangarugero no mu kuba umuntu w'Imana ndetse n'umuyobozi w'umukiranutsi, kandi ku rwego ruhanitse uko yari musenyeri. Rero nkibaza ko gusubiza icyo kibazo hari singishubije uko wabyifuzaga, ariko navuga yuko icyambere icy'Imana iguhaye gerageza ube intangarugero. Nicyo nagerageje mu itorero, kwigisha abantu nk'abana banjye, nkabarera, n'abapasitori nkabakwiturira ibyo ngibyo. Kandi hari byinshi nagiye mbona bihinduka pe. Ukabona umupasitori aje gutanga igaburo ryera, mu kwaha kwe hari impumuro mbi. Nkambwira ariko umutambyi uje gutamba igitambo cy'igaburo ryera, ukaba udahumura neza, urumva uriya mukristo wawe we ntazagerageza asa n'uguhunga. Mujye mukaraba neza, mugire isuku, ukubitemo ka parufe, ni 1,000 uba intangarugero. Ubwo nihereraga nabo nkaganira nabo rwose, kuko urumva kuba utazi agaciro kawe kufite. Noneho ngo ubone uriya
uriya mukristo wawe ko ari wowe agomba gufataho urugero rwiza. So ibyo nkabijyamo, nabo bari abana banjye, nkabarera rwose, nabonye bigenda bihinduka, turwanya ubukene. ndabwira pasitori, kugera iwe ugasanga inzu irimo umwanda, ntabwo umuntu yabona icyayi, ntabwo umwana afite mituweli, ntabwo umugore afite igikwembe, ntabwo nta rugero watanga. Reka tubigenze dutya, dushake amafaranga, turwanye ubukene tubanjirije iwacu. Urumva ngo isuku igira isoko, tubanze iwacu. Noneho niba baza bati inzu hano cyangwa urugo rw'isuku rw'intangarugero, bavuge kwa pasitori. Urugo rw'ujyamo ugasanga harimo ibiryo bihagije, kwa pasitori. Urugo rw'usanga mu itungo rirwanya bwaki y'abana, ubwo nabigishije gutunga, tugomba gutunga inka, buri mupasitori agomba gutunga inka nibura 2, ushaka n'icumu zitunge, kuba bafite n'ubutaka bazitungire. Ubundi atunga ingurube, ubundi mbakubira mu bimina byo kwizigama no kugurizanya. Hari n'abansabye amagare kuko bajyaga baturuka kure igihe bazaga kuri diyoseze. Genda babwira nti sinshobora kubaha amagare, imodoka zizabasya nk'uko ubona zisya inzoka n'iki. Ntabwo ndasenga Imana ngo muzatangire kuri moto, bakumva ndi nk'umusazi. Ariko twarasenze mu myaka 5, hafi 80% bose bari bafite za moto zabo, uko bazikuraga muri arya amafaranga bizigamiye mu nka zabo. Hariya mu majyepfo tufite umuceri mwinshi, benshi nabakanguriye kujya muri izo koperative. Umupasitori akaba akize, akaba ari intangarugero ku musozi, akavuga ubutumwa adasize imiborogo n'uburwayi mu rugo n'ubukene, n'umwana yagiye kwiga. Ntabwo gukizwa ari ururimi gusa cyangwa se umwuka, no, ni ubuzima bwose integrali. Rero ubwo ni ku rwego rw'itorero, ariko no mu muryango wanjye shobojwe n'Imana nagerageje gutanga icyo nyine mfatanyije na mugenzi wanjye, umugore wanjye. Ariko abana ukabarera mu buryo bwose ushoboye, Imana nayo igakora ibyo udashoboye. Kandi nabonye bikora rwose, nabonye byaragize akamaro, nabonye umusaruro warabonetse, nabonye iyo ukoze ibyawe ufite umutima uca bugufi, wubaha Imana, uyumva ukayumvira, Imana ntabwo yabura gukora ibyayo, nitwe tunanirwa. Naho ubundi nk'uko mubivuze, kubera ibihe byahindaguritse mu buryo bw'imitungo n'imibereho n'imibanire, hari byinshi bibuze mu isi. Ariko ntitwabura kubivuga, kandi ntitwabura guhora tubikangurira abantu, tubahwiturira tuti uburere butangira mu rugo. Kandi umwana ashobora kutakubwira byinshi, turavuga ababyeyi tugahora mu kuvuga utota abana, ubacyaha, ubagira umwaga n'ibiki, ariko bijya si byo abana bagenda kubyo ukora. Ibyo ukora n'abazungu baravuga ngo to a child it's more quote than taught. Ngo umwana areba ibyo ukora, ntareba ibyo uvuga. Rero ni ugusengera isi. Ukuri ni uko ibihe byahindaguritse, abantu bakorera kure y'imiryango, umugore akaba akorera ikantarange, umugabo akora ikantarange. Dukeneye Imana kugira ngo ubwo burere, ibya kera ni ibya kera, ntabwo babizana nibyo, ahubwo twavuga ngo kuri ubu aho tugeze, ibihe ko byahindaguritse, ibintu ko byazambye, abantu ko bashakishiriza kure na shuguri, tubigenze duti kugira ngo dushobojwe n'Imana, nk'uko Paul avuga mu Bafilipi 4:13 ngo shobozwa byose na Kristo mu imbaraga. N'uyu munsi iyo Mana ntirahinduka, ya yindi ya kera yareza ba kera n'ubu iracyari kumwe nawe yagiye. Ariko ni twebwe tugomba kwisaba, ikaduha ubwenge na tactique n'uburyo budasanzwe bujyana n'iki gihe. Biba byiza cyane, nk'uko bivuga Bishop, biba byiza cyane, kandi duhora tubivuga yuko ibikorwa byawe bitanga ubutumwa cyane kurenza ibyo uvuga. Bivuze ngo wa mupasiteri usa neza, umeze neza mu rugo, ncaha nkumva ubuhamya bwe bwiza, bivuze ngo azaza nambwira ati Imana ihindura amateka,
nzabyumva ko hari ubuhanuzi, nzabyakira. Imana ishobora kugukura muri ubu bukene urimo ikakugira icyamamare, nzabyemera kubera ibyo mbona. Ariko nk'uko Emi yigeze kubivuga, kibaye ikibazo cyane kubera ko ibyo tuvuga abakozi b'Imana ntawe twatunze urutoki, ariko hanze biragoye cyane kubona umukozi w'Imana ibyo avuga bihura n'ibyo akora. Biragoye. Icyo nicyo kintu cyo Emi yabazaga, kubera ko nkamwe abakozi b'Imana nk'uko muhura na benshi, nk'uko mwagiye mu bisobanuro, ugasanga ibyo avuga n'ibyo akora, uwo ari we n'amagambo y'ibyo abwira umuntu. Ese ubu nzizera gute ko Imana yankura mu bukene? Urimo urambwira wambaye urukweto rucitse, urimo urambwira se wamugana ufite icyo kibazo cy'uko umpumurira nabi, nzemera gute ko Yamana ko kwikora? Aho rero niho twagira ngo musa nabongera mu bisobanure neza. Ese mubona ko ibyo abashumba abakozi b'Imana babwira abantu bihura n'ibyo ubwabo bari byo? Muri make mwongereho gato, sinzi uwatubwiye ejo bundi mu minsi yashize, umva tuba tuganira n'abantu benshi avuga ati uyu munsi nkamwe tubafataho icyitegererezo, byanze bikunze nta hantu mwabikwepera. Uyu munsi tubafataho icyitegererezo, n'uwavuga ngo turabizera, nubwo avuga ngo kwizera umuntu biragoye, ariko tuvuze ngo turabizera mujye mubyemera. Kubera iki? Turimo turabona fact, ibyo mwagiye muvuga mwagiye mubikora, hari fact. Ariko uyu munsi dufite ikibazo kigoye, abenshi bariho uyu munsi ntawe turi butunga urutoki, ariko turimo turafasha isi. Mushumba rwose munyumve neza, turimo turafasha isi. Mu rwego rwo gufasha isi rero, kugira ngo na wa wundi ubikora avuga atari kuri ya mushumba namwumvirije, aka kantu avuze niko. Mushumba mubyeyi wacu barimo baratwikoreza imitwaro bo batajya bikorera. Aricyo kibazo gikomeye. Niho uri busanga abakristo benshi bafite ibikomere, barahunze insengero. Umusobanuro cya 10 ntiyumva ibyo ari byo, kubera ko babona ukimwaka bisa n'uwikubira. Kandi nawe siwe yafashe uburere butuzuye, tutaza kuva mu murongo wacu. Yafashe uburere butuzuye, abitwara gutyo, abitanga gutyo. Turakora iki mushumba? Ntitukirengagize yuko aba bashumba baba kozi b'Imana, aba bapastori, aba basenyeri n'abana b'abantu nkawe n'undi, bafite rwose aho bava n'aho bagarukira, batarenga aho ngaho. Bari muri ya ntambara nk'uko Bibiliya ivuga ngo y'ibyaha n'isi na Satani, hasi y'ibendera ya Kristo, kandi tugashobozwa n'Imana na Kristo duha imbaraga. So icyambere reka tubanze tunamenye yuko aba bashumba nk'uko Emi yabivuze, tubashyizeho amaso, tubahanze amaso, ni urugero kuri twe, tubitezeho byinshi. Nyine ni nk'umubyeyi, ni nk'abana uko baba bari imbere y'umubyeyi, babazi ko umubyeyi ashoboye byose, ariko nyamara siko bimeze. Umubyeyi mwese muri ababyeyi, ntabwo umubyeyi ashoboye byose, ariko umwana we uri ijuru n'isi kuri we. Urumva mama Waganza n'abandi, hari aho imbaraga zawe zitangira n'ubwenge n'ubushobozi bikagarukira, bikajya bitangira naho bigarukira. Rero ku bantu b'Imana, reka tugerageze kuri abo bakristo baba barakomeretse, kuri abo bakristo barimeze nk'abana beza mu itorero, ariko ahari bakamera nk'abana bumwe, ntibakure ngo basobanukirwe ko ijambo ry'Imana rivuga ko umuntu wese mu isi ntawe ukiranuka, ntawe wujuje 100%. Ivuga ngo umukiranutsi agwa 7, ngira ngo niko bivuga, ariko akongera agahaguruka. Muri Kiliziya Gatolika niko bajyaga batwigisha, umukiranutsi bwiraguye 7, ariko ni ijambo ry'Imana bivuga ngo umuntu afite ahatangira n'ahagarukira, afite ubushobozi bunaka. Muri make rero ijambo ry'Imana rikavuga ngo uko bukeye uko bwije, Paulo niko adukangurira, reka tujye turushiriza kugenda duhinduka uko bukeye uko bwije, tugana ku rugero rwa Kristo Yesu, turabagirana nkawe, dushaka kugira ngo tuzake nk'inyenyeri nkawe, dushaka kugira ngo tuzagere kuri uriya rwego. Niko ijambo ry'Imana ribivuga. Rero abo bana b'Imana, jyewe icyambere
nabakangura kumenya ngo bariya abakozi b'Imana nabo ni abantu, nabo bafite aho bavuye, bafite ibyo batabonye, ibyo batigeze bubakwamo, n'indangagaciro zitigeze zubakwamo, nabo ubwo batanga ibyo bafite. Kandi n'abana b'abantu amaguru abiri, umutwe umwe, udutwi tubiri, amaboko abiri, agatwe kamwe, ubwonko bumwe, nta kindi babarusha uretse ubuntu bw'Imana bwo kwambikwa cya gishura na ya kanzu y'ubwiza bw'Imana n'ubutambyi bw'Imana. So bakamenya ngo icyo batababonyemo nibakure bazamuke nabo bave ku rwego bajya ku rundi, nk'uko Pawulo atubwira, kugeza igihe tuzajya ku rwego noneho bakure ibindi babisaba Imana aba ariyo ibaha iby'abapasitori, iby'abo bashumba, iby'abo bakozi b'Imana bananiwe kubaha, kuko bazananirwa pe. Ni urugamba kugira ngo uheke abana b'abantu. Umwe wese aba afite ubukene bw'undi, aba afite ikibazo cy'undi, aba afite umusaraba w'undi, aba afite iby'urugo rw'undi, aba afite ubukene bw'undi, aba afite, kandi bakaza kwa pasitori mu itorero kugira ngo bikemuke. Hariho rero n'ababikoraho bagakosa, bakareba bagatumbira pasitori, bakaba bazi ko kwa pasitori niho itangiro n'iherezo, niho gisubizo kuri buri kibazo, niwe mbere n'inyuma, niwe Alpha na Omega. Hari abateye batyo, narabyiboneye mu murimo w'Imana pe. Ntibazamuke ngo barase bajye ku rundi rwego rwo kwirebera Yesu direct. Pasitori abe umubyeyi ariko utasubiza byose, kuko ntabwo ari byose muri byose nk'Imana. So jye nakangura abana b'Imana bakure nabo bamenye ngo aba bateye nkabo, ntacyo babarusha uretse ubuntu bw'Imana n'iyo nshingano Imana yabahaye, bakaza bakemera uwo murimo, bakumva bakumvira, noneho bakemera uwo musaraba. Gukorera Imana ni umusaraba. Uba wikorera ibibazo bya bose, ibyawe byo urabyibagirwa. Ntabwo rero abantu b'Imana tubatera amacumu n'imijugujugu, ariko nyamara batanga ibyo bashoboye. Rero ahubwo njya mbigeranya n'igisirikare. Iyo koroneri ari we ugaba ntuza batayo, iyo ari wikomanda, iyo ari wigaba, buriya mu bihe by'intambara abasirikare bato bakora uko bashoboye kurinda umutekano no gusigasira ubuzima bw'umukoroneri wabo. Kubera iki? Kuko gahunda zose z'intambara, strategie zose z'intambara, imipango yose y'intambara niwe ubayifite, niwe ubabwira ati nimunyuraha, abamajoro munyuraha, abariyetona munyuraha, abakapiteni munyuraha, abameni munyuraha. Niwe uba afite road map yose na master plan y'intambara. Iyo rero umwanzi amwivuganye, ubwo biba bipfuye, bagwa imishwari nyine bagatatana. Abakirisitu nibamenye yuko ni igisirikare cy'Imana kigomba kugota kikarinda uyu mukoroneri wabo, uyu mugaba wabo wa batayo y'Imana, kuko naba mu mwanya kugira ngo ahubwo bamutere za grenade umwanzi, bafashe umwanzi, bazahita umwanzi namwivugana, n'ubundi itorero rizasenyuka. Ariko uyu akeneye burya imbaraga z'amasengesho yabo n'urukundo rwabo no kumwitaho kwabo, burya kurushana no kumureshakamwo ibiri negatife n'ibitagenda n'ibitameze neza. Ni kimwe navuga. Icya kabiri ndangirizaho arondogoye, nuko abantu b'Imana, abakozi b'Imana jye banyemereye twajya noneho Imana uko igenda idohora na COVID-19 mu izina rya Yesu igenda igabanuka, nuko dukwiye kujya tujya amasemineri, yewe no kuri ntuzi umuyoboro nk'uyu nguyu, tukigisha abakozi b'Imana. Hari ab'Imana yagiriye ubuntu, tukaba tumaze gucyura igihe, tumazemo imyaka, hari ako twaba dufite k'inararibonye nabo kabafasha. Abakozi b'Imana tubakangurire, tubahugure, tubatyaze,
kuko ntuza mu migani 27:17 avuga ngo nk'uko icyuma gityaza ikindi n'umuntu atyaza mugenzi we. Yes. Nk'uko ubona umupangu utyaza ku ibuye. Wow. Turabikeneye. Hariho abinjiye mu murimo batazi ibyo ari byo, batarimbitse, hari n'ababigiyemo bashaka imibereho. Nabyo birahari. Nyamara ntugire umuntu wese wambaye ikirezi ngo niko yahamagawe n'Imana. Aho ngaho mu nyigisho niho umuntu ashobora gusobanukirwa ati nta wabeshya Imana, nta watekinika Imana, reka mbivemo mbishingukemo hakiri kare, cyangwa ndabibonye reka nkomeze nshakishe ku maso h'Imana uko bukeye kubwira, kuko n'uyu munsi ndakiga ibya Yesu ni kure, ni ikiyaga, nta wigera ayica iyo nyanja. Ariko umuntu wibeshya ngo amaze kumenya byinshi agatangira kwigira icyo atari cyo, abantu b'Imana banesheshwa no guca bugufi no guhora bazi ko ntacyo bazi gihagije, ugahora wigira muri universite y'Umwuka Wera kuko ngo niwe mwarimu mukuru. N'uyu munsi nzashaka Imana kugeza umwuka wanjye wa nyuma. Turabikeneye rero kwiga. Hari ugenda akicomeka iyo akigunga akumva ko ari yihagije, ariko umuntu akeneye undi. Hari n'ababyeyi bakeneye ababyeyi babaruta, tukagenda dutyazana dufashanya muri uru rugendo. Nicyo gituma jewe mu bintu Imana yangiriye ubuntu narwanyije ikintu cy'amacakubiri y'amatorero, kuko amatorero umuntu yatangiraga itorero Imana yamuha umugisha, abantu batangira akumva yabaye igitangaza, agatangira gusebya n'amatorero, nabisanze butari. Ariko natangiye kujya ntegura ibiterane mu mafaranga yanjye, nkabahamagara bose. Nta mupasitori utarigeze aza muri katedrali kuvuga ubutumwa, ariko nashaka kubaha ubutumwa ngo turi bamwe, turi igisirikare kimwe cy'ubwami bw'Imana, duhangana n'umwanzi umwe, ariko dushaka kuba turi muri twa batayo dutandukanye. Ariko Yesu naza twese tuzazamuka, tubimenye hakiri kare. Umwanzi ye kutugabanyamo ngo atumeneremo akora ibyo ashaka. abaca imbaraga. C'est ça. Nicyo n'ubundi abashaka. Yafashijwe. urabwirije none se ubundi burya ngo akazi kanye nakaretse ndi umuvuga butumwa amen. Bikomeye cyane. Twebwe nitwe turimo nanone tunaniza abakozi b'Imana. Tunanirwa kumenya ko nibo babumbati bafite ibintu byinshi muri bo byadufasha. Noneho ubwo tubahanze amaso gutya, kandi turabacira imanza uko bwije, aho kugira tubasengere, nta kubatera ingabo mu bitugu, tubabe hafi, tubakeneyemo byinshi. Ikindi numvisemo ni uko birababaje cyane nk'umubyeyi iyo urera umwana ukabona ntakura, ukabona umwana ntakura. Mpise mbigereranya n'abana banyu, mwebwe mwareze abana, mubarera ari abana, umubwira wikora iki, wica, wigira urya, biza kugera igihe ariko akwereka ko nawe yabaye umugabo, akwereka ko nawe yabaye umugore, imyumvire yahindutse, ahubwo natangira kujya yicana nawe mukajya inama. Aragraduatinga ava kuri level imwe ajya ku yindi, ava haranashaka, agira urugo rwe. Bivuze ngo umubyeyi kurera umwana nacyo ni ikosa rikomeye. Ukarera umwana ukabona buri gihe ni umubebe, ariko kenshi bituruka ku mubyeyi burya. Kenshi bituruka ku mubyeyi, kuko ukitse umwana afite ikibazo, ariko ntabwo umwana abura gukura waramubereye urugero rwiza. Ntibishoboka. Ndashaka kuganisha ngo icyabitera either n'umwana cyangwa n'umubyeyi. Umwana afite ikibazo cyangwa umubyeyi afite ikibazo, ibyo biraba, turi mu isi. Imana ibaho umugisha. Muri ababyeyi beza, mfite igihamya cyo kubihamya. Njya nkunda kubivuga rimwe na rimwe iyo ntanga ubuhamya. Imana ni umubyeyi kandi kweri irarera. Njya avuga nti igikomeye nagize nuko ntarezwe n'ababyeyi, kuko byaramvunnye. Ariko uyu munsi iyo nicanye n'umwana warezwe n'ababyeyi, hari utuntu mukuraho. Turicara nkamuganiriza, nkamubwira ntimbwira, either mwarasangiraga, se mama, papa,
yafataga umwanya mukicarana mukaganira, hari ibyo yakwigishaga. So yabimbwira ngiye nkibuka ko nabyivumburiye. Igituma mbimubaza ni ukugira mbihuze n'ibyo nzi, numve ko ndi mu murongo wa nyawo. So rimwe na rimwe tugahura n'abana batubwira ko ibyo batabizi, kandi bafite ababyeyi bombi. hari umwana twaganiye ejo, wenda nawe ashobora kuba ari kuri iki kiganiro, ni mukuru, arakora muri banka. Arambwira ati ikibazo twagize mu rugo, papa yakunze abantu na mama, bazana abana benshi mu rugo, badufata twese kimwe, baturera mu rugo kimwe. Uwo bazaniye umwenda bakazana n'undi, twese bakatuzanira hamwe, ntibigeze barobanura abana. Ikintu cyiza pe nakunze. Ariko ikintu cyaje kungora muri byo cyambere gikomere, nuko babana bo ubwabo hafi ya bose batigeze badukunda njye na musaza wanjye. Badufataga nk'abana bo mu urwo rugo, bakagira ngo hari ukuntu batwihengekana, bigatuma batwe twiyumvamo. So ibibazo byose ni biba muri society kandi bikagongana. Turi buze kugana ku musozo uyu munsi gusa muri iki kiganiro, kuko n'ubutaha tuzagaruka n'ikindi. Reka tugire duke tugarukamo hano. Mushumba, mugize famiye, mugize n'itorero, mugomba kwita ku itorero, nanone mugomba no kwita no ku muryango. Ibi bintu mwabihuzaga gute kugira ngo kandi muze kubibaransinga hatabayemo kugira uruhande rumwe mubogamira? Ntabwo byari byoroshye, kuko nk'uko nyine nari nabivuze, nsubiye inyuma gato kuri icyo cy'umurimo w'ubushumba, kuko ngiye Butare mu myaka nakoreye Imana nababwiraga 45, ndibaza yuko iyi 13 hafi niyo yambereye umusozi ukomeye, niyo yambereye ikibazo Rutayisire niwe ujya akoresheje mu imbatura mugabo ingorabahizi, byari binkomereye cyane cyane cyane, aho ushobora gukora witanze wese wiroshye, ariko abantu bakabikubamo zero. Nta uri bukubwira ati kuraje, nta uri bukubwira ati bimeze bitya, ndabona bya pe, umuntu akakwimana komanteri, naba ari byiza, ariko si byo ngiyemo. Nashatse kugira ngo nkwereke ko korera Imana n'umutima wawe wose, witanze, warahamagawe n'ubugingo n'ubwenge n'imbaraga, n'ukwikorera umusaraba ugasa n'uwiyanze. Buriya ni nko kubona umusirikare agiye ku rugamba, kuko ubwo ndi Butare niwe Imana yambwiriye nsenga rimwe mu ijoro ryose, ndi mu makesha yanjye jyenyine, kuko hari imisozi yari imbangamiye ikomeye cyane, senga Imana ngo inyereke ubwenge n'uburyo nabisohokamo. None Imana yambwira ngo nkugize generali. Ndavuga si Imana ko ntigeze mba n'umusirikare, ibyo bisobanura iki? Imana yambwira ngo yaba wari ubizi, ngo uri hagati mu rugamba rurigata ubusa, nudahaguruka ngo wambare umwambaro w'igisirikare nk'uriya Pawulo avuga mu Efeso 6, ugomba kwambara umwambaro w'umugaba ukajya kugaba ingabo zanjye, kuko umuhamagaro si imikino, ntabwo ari ubusivili, ni ubusirikare. Nibwo nasobanukiwe kurusha, hari najyaga mbisoma yuko icyitwa umuhamagaro ni nk'uko ubona umusirikare agaba ku rugamba, ntabazi ko azagaruka cyangwa azagira, kandi kizamurasa isasu rituruka hirya cyangwa hino, nk'uko intwari zacu zose n'imanzi zaguye zahise zivuganwa n'abandi n'abanzi tuzi mu mateka yacu, ari mu Rwanda ari n'ahandi. Nta wari uzi isasu cyangwa se umwamba aho wagomba guturuka, ni Imana gusa ibigutije ubwo buzima. Rero navuga yuko ikintu cyo kuringaniza cyangwa se cyo kunganya no guhuza umuryango n'itorero byari umubare utoroshye, ariko Imana iba yarabiguhaye niyo ibizagushoboza n'ubundi. Rero najyaga nyisaba ubwenge, igihe cyose mbonye umwanya
nkakomeza mfite umuyoboro ufunguye n'umuryango wanjye, nkakomeza mfite umurongo ufunguye n'umugore wanjye. Hari n'aho tutabanye imyaka hafi 5, ariko nagomba kumenya yuko nzi uko bameze, tukavugana n'abana baba bari hanze y'igihugu, tukaganira kugira ngo bamenye uko meze, dusengane n'aba ari no kuri telefone, dusengane n'aba ari no kuki, ariko noneho mugume mufite communication iri hafi na hafi, ntimuse nk'abagize ntuze. Ikindi cya kabiri, hari agatabo nasomye kavuga ngo indimi 5 z'urukundo, yango ku gatabo murakazi nibagiwe hoteli, ariko ngo indimi 5 z'urukundo, 5 langages d'amour, 5 languages of love. Iya mbere ivuga ngo ujye ugira igihe cy'agaciro, quality time, na mugenzi wawe n'umuryango. Nagerageje uko nshoboye igihe gito uko cyaba cyose, ari mu rugo, ibyo nkora, ibyo nganira n'umugore wanjye n'abana, nkareba ngo ni igihe kigize akamaro uko cyaba kingana cyose, mukibyaje umusaruro. Naba musohotse mukajya hanze mukajya hamwe, naba baguriye twa kado, naba umugore wanjye arwaye atameze neza, abagore baratubyariye baraduhekera imigongo yabo ugasanga umwe ntimeze neza, ugasasa uburiri, ugatunganya, ugakora utundi dusuku. Utwo ni utuntu nunamagamo nkadukora nyine nta kibazo mfite, ko Imana yangiriye neza ikampa imbaraga, ikampa Esteri wawe ndi wa muporoso w'umwaka w'Igahini yari yarabitwigishije gukora imirimo yose, kandi nkaba agahungu keza kazabaga pastori, nkamwumvira. Yari inshuti yanjye cyane kuko naramwumviraga, sinari ko nzabamwo pastori na musenyeri, ariko Imana yari iritegura. So buri murimo wose ubu nta murimo ntakora, ari igikoni, ari ukuragira inka, ari uguhinga, ari ugusasa, ari kumesa, n'utuntu turiya nyine abantu batavuga mu ruhame. Utwo natwo dufite communication, dufite message dutanga. Ikindi, kuba inshuti y'abana bawe n'umufasha wawe, ariko noneho cyane cyane ku bana nibyo nagiye niga, tuvuga uburere n'ubuvuke. Umwana kumugurukira, ntumubere dictateur, ntumukange, mugakura muri inshuti. Nta mwana wanjye tuticaranye noneho ngo mubaze inzozi ze afite, mubaze ibyo yifuza mu buzima. Kandi nkunda gusoma cyane, abana banjye nabigishe gusoma, bakunda ibitabo kundusha, basoma na byinshi kundusha, uko buriya mu gusoma harimo byinshi by'umumaro birenze n'ibyo wize mu ishuri bikugurura. Noneho ubwo namenye izo nzozi ze, tukagenda tujyana muri urwo rugendo, kandi ukabimubwira uti ndagukunda, uretse kuba so wakubyaye ujye umenya ko ni inshuti yawe. Nawe ujye umbwira akakuri ku mutima nk'inshuti yanjye, ntukabitinye, kuko n'ubundi uri urakura, ugiye kuba umugabo, uzigendera ujye mu isi hirya no hino. So ujye umenya yuko you have a father friend. Ibyo byamfashije kubona abana banjye bakura, ukumva ntibishisha umubyeyi, barakubaza icyo bifuza kubaza, kandi ukabona wa mugani nk'uko mwabivuze, Mama Ganza arafata icyemezo cy'umugabo. Ukabona wamugiriye inama, waramwubatse, waramuteguye, waramutinyuye, waramusengeye, ibindi ukarekurira Imana. Imana nayo igakora ibyayo bisigaye. So nasanze rero icyo kwifasha ko umuntu ari mu kazi, ukajya kurera paruwasi ya rubanda, iyawe ipfa, nta bugabo burimo. Uribaza mu rugo wawe byangirika, ukajya kubaka umuryango w'itorero, ujya kubaka ibya rubanda, ibyawe biriyo bipfa, ukajya kuzimya
umuriro w'inzu y'umuturanyi yawe ishye. So rero ndumva Imana yaduhamagaye nuko izi ko yadupanze iratwubaka idushyiramo ubushobozi kandi ariyo izadushoboza kugira ngo dukore iyo mirimo yose. Amen. None se perezida wacu ko ategeka igihugu n'isi na Afurika n'ahandi ntafite umuryango mwiza n'abandi, ariko bikenera kubipanga ukaba intentional, ukabyiyemeza, ukabigambirira, gushyiramo investment of time and love and all the other required resources. Amen. Utabishyizemo imbaraga n'imigambi ntabwo byikora. So ndibaza yuko dushojwe n'Imana, Imana irashaka ko umuryango w'umutambyi hariho ubintangarugero rwose n'abandi bakawureberaho. Aho utari rero n'ibyo udashoboye Imana irabishobora. Gusa ni uguhora uzi ngo Mana dore nkoze ibi ngibi, nta bindi nshoboye, ariko nkwizeye ko uzakora ibirushirije kuba byiza n'ibihebuje kuko uri Imana usumba byose, ugamba byose. Oya byose ni ngombwa rwose kandi Imana irabishoboye. So ko kwizera k'umutambyi ko hari ibyo ushoboye n'ibyo udashoboye, ariko n'ibyo udashoboye ube ikirago cy'Imana. Yesu ajya kugendaho nk'indogobe ye, umenye ngo hari ibyo udashoboye byinshi, ariko Imana izabyo kandi yihesha icyubahiro mu muryango wawe. Mbega kubera iki igomba kunyikoreza umusaraba w'ibutare n'ahandi iyo ntindwaneho? Ninde se bizakoza isoni? Cyewe ndi umuntu uri aho gusa, ivu mu ivu, gitaka mu gitaka, umuntu unanirwa, ariko Imana ikwizera ikakwambika iryo kamba ry'ubutambyi n'igikomangoma, ikaguha ubutwari ngo genda utware butare. Nyamara ishoboye byinshi ibyo udashoboye, niyo ugomba guhoza imbere, ikaba inkingi imwikorezi y'ubugingo bwawe n'urugo rwawe n'umurimo wawe n'ibindi bikurenze. Usibye amashyi, mushumba, tageti yacu nyirizina ni ukugira ngo uyu muryango nk'uko mubisorejeho, abakozi b'Imana bajya kubaka umurimo, bajya gutegura abantu b'Imana bahere mu rugo. Uriya mwana wagiriwe umugisha wo kuganira na papa akamugira inshuti, hari ikintu kigeze kiba mu matwi y'abantu ngo abapasiteri bakunda kubyara abana bananirana. Ngiye ko ibyo mwabyumvishe. Abana bari kunywa ibimogi, bari kwiyangiriza, ni aba bishop, ni aba musenyeri. Ibi bintu mwarabyumvishe, ariko ntekereza ko no gusaba Imana muri rya sengesho, Mana umuryango wanjye uyu munsi nshinzwe mu rugo aho kubimburiye, ndakwinginze kuko ngiye gutegura na bariya, ariko sindi bugende iby'iwanjye bipfa. Ntekereza ko iyi njyana yaba nziza, usabanye n'Imana mu buryo yabikora. So reka tuze kugana ku musozo w'ikiganiro cy'uyu munsi, twitegura n'ikiganiro cy'ahazaza kuko tuzakomeza. Hari ikintu mwavuze sa n'ushaka gukomozaho. Ona twakoze ku bintu byinshi kandi by'umumaro mu muryango, mu mwuka, mu mubiri. Mabo muti birakwiriye ko habaho semina. Uyu munsi ntegeza ko muri mu kiruhuko, ariko si koko ntago ari ikiruhuko, no kujya mu mubiri ubona umwanya wo kuruhuka, no guhinduraho gato. Kuko n'ubu kuva naza se nta cyumweru nta munsi nta mwanya n'ubundi murabo mukomeje gukora. Mwavuze ikintu gikomeye kinkoraho. Ubuzima bwose nanyuzemo bwaranyigishije. Nahoze mvuga nti ningira umugisha nzaganira n'umwe mu bana bawe mubwiye mbwira ku rukundo rwa papa sha tuzara ukuntu tutabibonye ukuntu byari bimeze. Ariko kwa kundi twabonye hari akantu wavuze uti hakwiriye seminari. Ko nshatse kurasaho seminari zifite umumaro. Hari ikintu mwakoraga bitaga kuvuna mavuna, mugakora ibiterane, mugatumira abantu bakaza, nimwo n'abandi bakirizwaga. Ariko abantu bisa naho batigeze wenda babona uburere cyane kubera ko mutari kubahuza bose. Ariko babashumba bagiye bavuka, abapaseri bagiye bavuka, tugira umugisha wo kuba muvuga muti tugiye kwicara dutekereze kuri babandi bari inyuma yacu bagiye kurera
abantu benshi Ugiye kurera abandi. noneho bakaba bagiye no kubarerera mu isi itandukanye n'isi twe twarimo. yego mama Ganza twakunze kuganira tuvuga tuti umwana w'uyu munsi bajyaga bamubwira ngo mwibuke ko mu kiganiro cy'umuryango umwana w'uyu munsi wo mu gihe cyashize bajyaga bamubwira ngo umwana aca mu mukondo yavuka. uyu munsi babimubwira areba kuri YouTube bakareba ukuntu umubyeyi abyara. So isi yarahindutse. Rero tuti abashumba b'uyu munsi wenda bano badukurikiye batwumve nta n'uwo twaterewe nta n'uwo twakondana kandi mwakoze kuduhugura mukavuga muti niho shitani iri kurasa umwambi yego kuko aribo bafite ubutunzi mu basengeri. yego nahigiye ikintu gikomeye nkavuga nti noneho rero mudufashe izo semina turi abanyamakuru turi abavugizi ba rubanda tubasha kubwira abantu benshi mushumba ni mu bitegura ndi mu bantu ba mbere bazashyiramo umusanzu bikagera ku bantu benshi za nyigisho muzitegure mbere yuko covid yazaga rimwe n'imwe wabonaga tujya kuvumba ahantu habaye nk'amasemineri apana kubwiriza ko Bibiliya ivuga ngo byose byarumvishwa hasigaye kumva Imana. Abantu barabwirizwa cyane ariko ntibagire icyo bacyura ariko iyo bicaye bakiga byibuze kamusigaramo. Nkavuga rero umushumba uwo musanzu rwose ntarava kuri kamera rwose mu butwemerere biri official. Mbada umunsi niho tutafata ariko subundi none subundi tumaze iki ababyeyi binararibonye ubundi tumaze iki kari icyo ngicyo ubundi ko ari wo murimo duhamagaye wo kubaka abato mu bintu Imana yashyize ku mutima wanjye. Yes. Ni ikintu cyitwa kubaka ubuyobozi abayobozi bato. Wow. Ni ntuza rwose n'ubu ahangaha ubona ahangaha Imana yaduhaye mu bintu bya mbere nshaka kuzatangiza n'ibyo. Wow. Rwose buriya busitani wabonye buriya ndiyo ndabisengera. Wow. Ariko icyo bita mentoring na coaching na leadership development Amen. ni ibintu bikenewe cyane cyane ndetse si no mu bintu biri spirituel gusa ariko n'imibereho nk'uko nakubwiraga ukuntu buriya Satani yihaye gusuzugura itorero ry'Imana n'abakozi b'Imana gatsinda bamwe bashatse kwigiranya n'ab'isi ngo bagende bapinganwa ngo ageze kuri jipe nanjye ndayigura ageze kuri V8 nanjye ndayigura ageze kuri Range Rover nanjye ndayigeze kuri etage nanjye ngomba kwiyubaka none ugasanga ni ugupinganwa kandi muri domaine badahamagariwe n'ubundi Imana yabiguha kwira bifite. Yes. Kinyezi ni ukuyizera. So ukumva nk'aho isi ari rwo rwego n'abakozi b'Imana b'ubwami bagomba kugenda ariko si byo ntabwo ari byo duhamagariwe urundi rwego ahubwo ruhanitse cyane ruri hejuru y'iby'isi. Rero iki kintu cy'agasuzuguro ku itorero ry'Imana kuko hari bamwe twagiye tubona ubutumwa mu buryo bucucitse bugoramye biriya by'abamisiyoneri bamwe bajyaga batubwira ngo umuntu agomba kuba umukene ukazakirira mu ijuru ariko kuba umukene ni mu mwuka ngo muri Matayo 5 ngo hahirwa abakene uko bazahazwa ariko noneho bakabihindura uko bashaka bakabihereza insiguro yindi ngo ni ugukena. Kera abakateshiste bategekwaga kugenda ku birenge ntiyambara inkweto kandi ijambo rivuga gukena ngo ni gatera ngoma agomba kugenda ku ntuza ngo yakwambara inkweto ngo yakunze isi kandi bo bene data bambaye inkweto amafaranga babafashisha arajya ku makonti yo muri Londres na Melbourne arigisha abana babo mu mashuri meza uyu akazahera iyo. Rero maze kwiga theology niho nagiye mbona ibintu bimwe bigoretse nibirebire ariko ubundi iyo bita theology y'Abaroma n'Abagiriki bamaze kwiga theology Abaroma n'Abagiriki bagendaga batandukanya umubiri n'ubugingo cyangwa n'umwuka noneho bakavuga ngo ufite iby'umubiri ni bipagane bizarimbuka bizabora bizashira ibyo bikwe noneho bakagenda mu cyuka ariko ubundi Bibiliya y'isezerano rya kera kuko iyo ngiyo cyane ni isezerano rishya bagiye bacurika bagoreka isezerano rya kera rihuza byose ni holistique
Yesu murabyibuka yajyaga akiza abarwayi akagaburira abashonje agatanga imisoro byose ntacyo yasigaga. So byose byari imbumbe bijyana. Rero ko Satani yananiwe kugusha abantu waza mu itorero arababeshya ati bimujye mureba ko ari ibintu, noneho bigatuma isi yareba umukozi w'Imana ntacyo afite ntawe ahagaze, bariya nta bwenge bagira, nta gahunda, ni abakene, barasuzuguritse. Ariko iyo ni filozofi, ni ideoloji ya Satani, ni teoloji ya Satani, ku buryo umuntu w'Imana akwiye gukoresha imbaraga ze zose n'ubwenge bwe bwose n'ubugingo bwe bwose n'imbaraga ze zose agahesha Imana icyubahiro. Kandi iyo utarambuye ibiganza Imana se yaheresha icyumugisha. Ibyo wakoze nibyo raw material y'uruganda rw'Imana ikwirakwiza nk'uko biba imbuto igahita iturikamo ikavamo nyinshi, ukeza umusaruro mwinshi. So Imana iyo ukoze nibwo iguha umugisha. Umunebwe nta mugisha yabona, yawukura yese. So rero ntitukagendeye muri icyo cyuka na teoloji iri fake yo kuvuga ngo umuntu w'Imana aguma ntabwo ari byo. Ku buryo rero nagomba gusoreza kuri icyo. Yaravuze ati sinibuka gatoya ikibazo wari ubajije mugategura izo nyigisho tukamena justement kugira ngo wigisha abo bakozi b'Imana, abo bayobozi bariyo bazamuka, yuko iyo dukoze, iyo tuvuze ijambo ry'Imana ariko tugakura n'amaboko mu mifuka, tukamenya ngo nk'uko Yakobo bivuga mu gice cya 2 mu murongo wa 14 gusika nka 26 ngo kwizera kutagira ibikorwa kuba gupfuye. Iyo wizera ukumva wasenga ugahora mu cyumba cy'amasengesho gusa, udahinga, udakubita hasuka, utaragira agahene n'akagurube n'agakoko, udakubita intuzi igishyimbo mu butaka, Imana izashaka ibyihereza umugisha biburi. Noneho kwa kwizera kwawe udafite ibikorwa kugume kwizera gusa ariko ntacyo kuri bubyare. Rero abantu b'Imana bakeneye kubimenya, bakamenya. Paulo nicyo avugiraga ati ntacyo nigeze mbarushya, ntabwo nabasabye ariko nabakoze mu murimo w'Imana. Narangiza nkajya kwidodera amahema nkinjiza kashi. Jewe ubu ngubu naruhutse kuko nabaga mu cyaro, nakoraga business z'icyaro, nari mfite ihene hafi 200 mu mayaga, nta mushahara nabona gufatika, ntayo bakiristo bari. So ariko nagomba guteka umutwe wanjye nkareba nti hariya mayaga dufiteyo hegitari 20, nkabwira umwe mu bahungu banjye b'abapastori dore muri hingira muri nanjye ndagirira, nkamuha amafaranga nkagira. So ubwo ukagira ute, nturindire ngo ibiceri bizagwire nawe bigwize. Nkahinga amasaka igihe cy'amasaka, ariko nkabura mfite cash flow cyane. Kandi mwanya kugira ngo niba amafaranga cyangwa se ngira ndi mfatanya gize nakwikoreye, Imana igahereza umugisha ibikorwa n'imirimo y'intoki zanjye. So ni ibintu nk'ibyo, ni ibintu bigomba kwigishwa n'ijambo ry'Imana rikaba irya mbere, no gukora bikajyana n'ijambo ry'Imana no kwizera no kurera abana bawe. Ntujye kwifasha ko Imana yaduhaye amasaha 24 biva ukuntu bipanze, ku buryo iyo upanze ibintu neza ugakora ibyo ushoboye ibindi ukabiha Imana, irabihezagira ikabiha umugisha. Rero muri ibyo uti mbemerere rwose ndahari, Imana ikinshoboje n'inshingano tugomba guha abo babyeyi bato turuta, dufite icyo twakungura. N'inararibonye Imana yaduhaye. Rwose ndabyemeye, ibya ofisiyeri nibyo ntazi ariko mu icyifuzo cyo ndacyakiriye. Haleluya. Reka twakire Mama Ganza twerekeze ku musozo, anabasaba kudusengera kugira ngo aya magambo, iki kiganiro, ibi twarimo byose biherekejwe n'ijambo ry'inkomezi mu isengesho kugira ngo imitima yakiriye ikomeze.
Akoze cyane eme Imana yo mu ijuru guha umugisha. Amen. Ni ukuri uba wadufashije cyane kandi dufatanya muri byinshi ibihe byose. Imana ijya iguha umugisha cyane ndetse n'abandi bose dufatanye Imana ijya ibaha umugisha. Amen. Dushimishijwe cyane no kuba twabanye n'uyu mubyeyi. Ni ukuri ni umugisha udasanzwe. Nibyo yemigeze gukomozaho utaganiriye n'umukuru ntamenye icyo se utaganiriye na se. Utaganiriye na se. Rero tugize umugisha ukomeye kuba twabanye namwe. Ni ukuri tubigiyeho byinshi hari byinshi bishoboka ko nibazaga n'abandi benshi ariko tubonye igisubizo. Aho twahoraga tuzi ngo uyu nguyu kumbe twaje kumenya ngo nitwe tukwiye ahubwo kwirebaho. Aho twari tuzi ngo umwana muri make twize ibintu byinshi cyane. Imana yo mu ijuru baduhera umugisha dusabye wa mbere ni uburame kugira ngo dukomeze tugire byinshi tubigiraho. Haleluya. Ngirirwa ubuntu nk'uko dadi igeze abivuga, ngirirwa ubuntu buri uko muvugishije buri uko tuvuganye hari byinshi cyane nagiye mbigiraho. Menye neza ko umumaro w'umubyeyi mu mwuka mu mubiri hari byinshi byo nyambabonaho kandi ni ukuri nkumva Imana nyishima cyane kuba uri umwe mu babyeyi banjye. Rero Imana yo mu ijuru ibaha umugisha. Mutubwiye ibintu byinshi ibaha umugisha kandi tubasabe. Yamigeze kuvuga ngo mu bitwemerera official natwe reka tubasabe. Nanjye ngiye kubasaba ngo ikindi gihe kubera tuzi neza ko hari comments ziri buze kubaho, hari benshi bari buze kudusaba ko n'ikindi gihe twakongera kubana nawe. Turabibasabye niba bisaba mwuka byaramwe muzatwemerere mwongere mutubonere umwanya nk'uyu wa mwanya w'agaciro mwigeze kutwigisha muri za mize eshanu zigeze kutubwira zo mu gatabo mwasomye. Natwe uyu mwanya w'agaciro twongera kubasaba muzatwemerere rwose. Imana yanjye murakoze cyane. nawe ni umugisha kubona aho usangirira iby'Imana yaguhaye kuko si ibyacu ni ibyo gusangira. Rero iyo abantu bakubonyemo akamaro ni agaciro baba baguhaye. Rero muri ubwo buryo dushimiye Imana cyane. Namwe kandi turabashimiye cyane. Imana ibaduhera umugisha. Turabasabye rero nk'uko twabikomojeho isengesho riherekeza icyo kiganiro kugira ngo buri gihe duhora tubivuga kuri uyu murongo ngo icyo twifuza ni uko uw'Imana yateganirije ubu butumwa bwamugeraho. Bushobora guca kuri wowe wakoze share, ushobora guca ubwe akaba ari ku murongo akurikiye, ariko icyo twifuza ni uko hari uwo ubu butumwa bwageraho kandi bukamugirira umumaro. Hakaba indi ntambwe yatera ari mu buryo bwo kurera umwana we, ari mu buryo bwo kurera abakristo ko twamenye ko nawo ni umuryango mugiye kwitaho kandi mumenya ko muzabazwa. Rero turabasabye ngo muherekereshe iki kiganiro isengesho. Imana ibahe umugisha. Amen. Kadusenge. Witeka Mana y'imbabazi nyinshi, uri umubyeyi usumba ababyeyi, uri Imana yatubereye ku bakumenye bagiriye ubwo buntu buhebuje, watubereye itangira utubera iherezo, tubera inyuma n'imbere. Witeka utubera inshuti idahinduka, idahemuka, idahinyuka, idahana, idatenguha, idaharangwa iharuke nk'izo mu isi. Uri umubyeyi usumba ababyeyi. Iyo tuvuze ku burere buruta ubuvuke, nta mubyeyi nta murezi ukuruta Mana. Ni wowe ntangarugero, niwe mubyeyi rukumbi, niwe mubyeyi uri hejuru y'abandi, niwe mubyeyi utanga ubwenge. Umwana w'umuntu niyo yabyara bangana iki, niyo yangana iki mu myaka, yanyura mu inararibonye ringana iki atakwigerageraho, niwe byose muri byose, nyagora ku ngoma. Ubu igisubizo kuri buri kibazo ku bihe nk'ibi ngibi tunyuramo by'impinduka nyinshi, by'ikoranabuhanga ryinshi, bya mudasobwa. Mwami, aho isi yose yahise ijya mu kiganza kimwe ikaba nko mu gakombe kamwe, Mwami Mana ni wowe wenyine ushobora kwihereza umurongo ngenderwaho, umurongo usobanutse. Ni wowe wenyine ushobora kurera ibibondo byacu, nyagora ku ngoma, aho tuba tutari turi muri shuguri, turi hirya no hino. Mwami, abana nk'uko ijambo ryawe ribivuga, mu minsi y'iherezo y'imperuka hazaba ubwenge bwinshi n'ubumenyi bwinshi n'ibyaha byinshi.
mwami Imana dutangiye kubibona, dutangiye kubona Uwiteka ibyo bimenyetso koko bigaragara. Hari byinshi bitangiye kubyerekana no kubigaragaza. Mana y'imbabazi nyinshi, aho abana birwa baganira na bagenzi babo, ntituzi ibyo baganira, ntituzi ibyo bakura mu ngo zitandukanye, ntituzi ibiri mu mitwe yabo n'imitima yabo ndetse n'ingengabitekerezo zitandukanye. Ariko Uwiteka, ijambo rye rivuga muri Matayo 19:26 ngo ibidashobokera umwana w'umuntu bidashobokana mba ku Mana ni nk'ubufindo. Mariko 9:23 nayo ikavuga ngo uvuze ngo ntibishoboka, ngo ibidashobokera umwana w'umuntu ku Mana byose birashoboka. Mana, ayo magambo yonyine ubwayo twayakongera kuyakwibutsa ko n'ayawe, tukavuga ngo utabare imiryango, utabare ababyeyi, utabare itorero, utabare isi yacu, utabare u Rwanda mu izina rya Yesu. Utabare Mana, wowe mubyeyi usumba ababyeyi, wowe murezi usumba abarezi, kandi ngunyura mu nzira z'amayobera ugakora ibitangaza. Aho uzanyuze ubwo bwenge n'ubumenyi, ubushobozi n'ububasha, Mwami ni wowe ubizi. Turakwinginze, turagutakambiye kandi turabikuragisha, kuko nitwishoboye abatambyi b'Imana ntitubishoboye byose. Mwami, n'imiryango yacu iratunanira, nkanswe itorero rigari, umuryango mugari, niwe tubiragije twonge erega niwe waduhamagaye. Kandi ijambo rye rivuga, umwe yaravuze ngo ntabwo wahamagaye abashoboye, ahubwo ngo washoboje abo wahamagaye. Mana, kandi Paulo yaravuze ngo shobozwa byose na Kristo imbaraga. Uwiteka, shoboza abana bawe, shoboza ababyeyi Mwami, na cyane bakwizeye bakakugira uwa mbere. We tudashoboye, shoboza abatambyi n'abakozi bawe Mwami mu itorero ryawe, kandi nabo batahamagawe reka bakanguke bave muri ibyo bitotsi by'ubuyobe, babishingukemo, babirekere abo wahamagaye, uko niba uzashoboza. Ushimwe uhabwe icyubahiro Mwami kubw'iki kiganiro. Niwe tukiragije, Mwuka Wera ugisukeho amavuta aturuka mu ijuru, ukikoreshe mu mitima ya benshi, mu gihugu cyacu, mu turere hirya no hino. Uhereze Emi umugisha Mwami, ukomeze kumukoresha. Nawe ni ikibondo cyawe kandi wirereye, kandi azarera benshi, kandi yatangiye kurera benshi. Ushimirwe Mama Ganza Jore umuganwa Mwami, uko wamuhaye umubaduko w'uyu muhamagaro, nawe ukomeze gushimangira. Witeka umwambika amavuta mashya uko bukeye uko bwije. Twese nicyo twisabiye, nicyo dusabira abakozi bawe, kandi amahoro yawe arutwa umuntu wese yakwibwira, akomeze kugota umwe wese kuri iki kiganiro n'abatwumviriza n'abadukurikiye bose. Amahoro yawe adashira atubere inkingi mwikoreza imwamba. Ayo mahoro yawe agote abayobozi bacu kuva kuri perezida wacu Mana, urarishinga n'abo bakorana bose, kugira ngo abanyarwanda babeho bagire amahoro, bave mu mudugararo, batunganirwe, baryame basinzire, babyuke bakore. Mana, ubaho umugisha, kandi nabo uzabaho iherezo ryiza. Nicyo tubasengera. Na cyane perezida wacu w'iki gihugu Witeka, uwo wahaye umutima wa kibyeyi udasanzwe n'ubupfura, kandi umugisha w'Imana Data wa twese ishobora byose, Imana Data, Imana Umwana, Imana Umwuka Wera, bikomeze kubana na twese, ntibituveho, ntibive ku gihugu cyacu, itorero ryawe n'imiryango yacu, uturere tubazwemo tubiyaga bigari n'iburasirazuba, umugabane wa Afurika ndetse n'isi yose, none n'iteka ryose, mu izina ry'Imana Data wa twese n'Umwana Umwuka Wera. Amen.